neza nshuti zacu abakunzi bacu abandi wayibabarira shana banzi bakunzi bacu ayo mashyi pame okay vuga mwayo uburenganzira. Hi turasuje abakunzi bacu abakozi ba Umuhoza Soso TV. It's been long time kabisa imyaka myinshi. Turagarutse rero tubazaniye ibintu byiza tubazaniye filime nziza umva nziza pe kandi nziza cyane. Tumaze igihe kirekire tuyandika tuyikora nyine yadutwaye igihe kirekire ntabwo twicaye ku busa kumara igihe kirekire tudakora ntabwo twari dusinziriye nta zindi gahunda twari turimo n'ubundi twari turi kubategurira ibintu byiza. Tumaze igihe kirekire rero turi gukora kuri filime nziza twise isezerano ritaganiriweho kwindeba isezerano ritaganiriweho ni filime nziza irimo inyigisho ireba cyane cyane irareba abantu bose irareba abanyarwanda muri rusange ariko cyane cyane urubyiruko. Basa n'urubyiruko gusa. Ese ubundi nkamubaza ikintu cyitwa muri iyi minsi urabona ibintu by'ingo nyine byarajagaraye byarayagaye. Abantu basigaye nyine uvuga urugo bakumva ibindi biteye ubwoba. Ikintu cyitwa gusezerana mu murenge harya bavuga gute gusezerana nyine bisesuye yego cyangwa gusezerana umutungo muhahano yego cyangwa mukava ngo muzashakana separation mukasezerana bitandukanye nyine ko buri wese agumana ibyo ndagumana ibyo mukazashakana nyine mukazashakana imitungo mwaragize. Ese nk'umuhungu abyutse mu byo ndavuga ati ndagukunda none sishaka ko dusezerana ivangamutungo risesuye wabyemera? Bavuga nyine nshaka ko dusezerana ivanguramutungo sinshaka ko dusezerana ivangamutungo risesuye. At this point kuri iyi age yawe rwabifata wabyemera? kangere keretse amaye nk'impamvu zirenga nk'igihumbi nyine zishobora gutuma nyine anyumvisha impamvu tugiye gusezerana ivanguramutungo. Ni ivanguramutungo niko babivuga ivanguramutungo bitabaye ibyo ngamo impamvu zifatika zazindi ushobora kubwira umuntu ukavuga shaka byo pereka dusezerane ivanguramutungo ntabwo napfa kubyemera. Nyine niyo mpamvu ni nk'iyo mpamvu yaguherezwa avuga ati ndayamanitse ndabyemera. Ambwiye ati ni urugero natangiye nka etaje muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa se Musanze cyangwa se Nyamata cyangwa ahandi hantu kandi nafashe keredi kandi ndi kubona kuyuzuza biri kungora nanjye nta bushobozi mfite bwo kumufasha wenda maybe kandi ajya kuyubuka ajya gutangira kubaka yafashe keredi urumva ari kubona nyine kwishyura biri kumugora kandi twageze mu gihe cy'ubukwe akambwira ati rero ufite ikintu ukora ufite utuntu wubatse nawe ubwawe sinshaka ko byose tubifata tukabishyira muri risike reka dusezerane ivanguramutungo n'izindi mpamvu nyinshi. Ubwo ese nta mitungo n'umwe ufite uje gutyo gusa n'imyenda n'ishiparizi? Nanone nshobora kubyemera kuko ubundi ntabwo nabyemera winjyana kure wimbaza ibibazo byinshi no kumvaga ntabwo nabyemera. Guys murabyumva rero ngiye ku ruhande rwanjye nta kintu nyine kereka tugikundana akambwira ati wenda nubwo dutangiye gukundana tuzabana ariko ntabwo nyine tuzasezerana ivangamutungo. Icyo gihe nimba numva mbishaka twakomezanya urukundo numva ntabishaka nkamwe ati oya igendere nanjye utantera umwanya nanjye ntabwo nzabyemera. Ariko hari story ejo bundi nyine murarimo gutera story mu rugo yakundanye n'umukobwa barakundana ariko afite imitungo ya famiye sibyo bagiye gusezerana aramubwira ati ntabwo turi gusezerana ivangamutungo kuko imitungo mfite ni ya famiye. None umukobwa aravuga ati se kubera iki nyine nimba ari niya famiye it's fine ntabwo nza kubuza gutanga imitungo ngo hoya ngo ntabwo nashira muri risike imitungo ya famiye. Icyo kintu nacyumva bivuze ngo ntabwo nashyira muri risike ako pame usika bari wowe risike ari kuvuga ni wowe bibaza bari kuvuga
none se ni gute iyo abantu bagiye gusezerana baba bagiye kuba umuntu umwe baba bagiye kuba umuntu umwe uba ugomba kubana n'umuntu ukunda kandi wizera ijana ku ijana. Nimba ari kuvuga ngo umusezerane ivanguramutungo ngo ntabwo ushaka kugushyira ngo mu mitungo ya famiye ngo nagashaka nyine gushyira ibintu gushyira ibintu imitungo ya famiye ye muri risike, biba bivuze ngo ntago akwizeye. Urumva biba bivuze ngo umuntu ntago akwizeye. Ubundi ni gute ujya kubana n'umuntu ubuzima bwawe bwose, umuntu ugiye guhereza ubuzima bwawe, umuntu ugiye kukubyarira abana, umuntu mugiye kubana muri ubwo buryo utamwizeye. Nyine n'ibyo mubwira at that point nahise mvuga ati kuba uyu mukobwa wafatiye nicyo kuko icyo gihe ubise umwereka nyine ko utamwizeye, kandi nanjye nisanze muri icyo kintu ntabwo nabyemera, ndahita nigendera. Mbese urumva urutaro urwo rugiye gushingira kutizera, ariko tureke no kwirengagiza. Hari umugore umara gushaka yarugeramo akavuga ati iriya nzu ntabwo uzayitanga tuzatugabana, yajya nko kugurisha umugore ati woye ntabwo tubigurisha, kandi umugore atasinyeho na kintu wagurisha. Kundi rero dushobora kuba wenda umuhungu ari ukuntu yabirebye akabona ati umugore ni wenda ntashobotse, ushobora kumushiraho imitungo y'iwacu ugasanga abavandimwe banjye wenda bakeneye nko kugurisha inzu cyangwa imodoka, arabyanze. Ariko none nyine yabimubwiye mu buryo buri direct bubabaje, yarati ahita numva nyine kutanyizera n'iki. Ariko twirengagize ko hari igihe nyine mugera mu rugo buri umuhungu nawe hari igihe aba yabirebye, ntabwo muba mukundanye icyo gihe cyose ngo abikubwire y'amashusho n'ubuco yari amashusho kumufatire gusa byamaze no kumufatira. None se nkakubwira ubundi pamwe kubera icyo bagiye kubana n'umuntu hari ukuntu, ariko ubu bagiye kubana n'umusore hari ukuntu the reason why umutipe ni divorce. Umutipe ni divorce, afite abana oya nta n'umwe afite ubushema n'amarage. Icyo gihe njye namufata kamubwire pame, icyo gihe njye namufata nk'umusore uzi mubwire n'ahandi hantu wenda dushobora guhumiriza nkabyemera ko umuntu ni umuntu. Pame before yuko njyewe nshaka ko umuntu ankorera ikintu ndabanza nkibaza ese njyewe abaye ari njyewe nakimukorera. Pame narakoze njyewe ubwisha ukuri nkubaka inzu nkagira ibikorwa ngeraho nkiri umukobwa, nkakunda umwana w'umusore, nkamwishimira nkemeranywa n'umutima wanjye ko tugiye kubaho. Njye ibyo bintu nabisaba tukabibana. Faya yenda ratamva nkababwira izi nama nangariye ni ukuri shabwo bari ibyo byari ibya kera. Rata guys umva tubabwire rero dufite filime twabazaniye. Ibi ngibi twaganiraga bikuye muri iyo filime yacu yitwa Isezerano ritagize ritumvikanyeho. Isezerano ritumvikanyeho ubwo muri ukuntu imeze ni umuriro ndababwiza ni firi. So nk'ibintu tuganireho abashuti bacu abakunzi bacu yabaze wisanzuye muri iyo kese. Umugabo yamaze gufata irembo iwanyu sibyo, muri kwitegura mariage mumeze neza, ibintu birashyushye. At the point mugiye kujya mu murenge akahita avuga ati tuzasezerana ivanguramutungo, ataranabiguteguje kare. Ataranabiguteguje ahubwo bikakwituraho gutya ati tujye gusezerana ivanguramutungo, urabona mfite imitungo ya famiye yanjye ntabwo nayishyira muri risike. Akabikubwira mugiye kwinjira mugiye nko kwinjira mu murenge neza. Oya nyine ntabwo yabimubwiriyeho ngo ahubwo yabimubwiye nyine before urumva wagiye kwandikisha umurenge. Ubwo yabimubwiye ngo ati n'ubugiye kwandikisha umurenge ariko tugomba kubanza tukumvikana icyo tuzasezerana. So umukobwa rero yahisemo ko abivamo, arabwira aravuga ati byaba ari twaba tugiye gushakana bishingiye kutizerana, kuko sinkeka ko wenda umukobwa ashobora kuza akabangamira imitungo y'umuhungu cyangwa abavandimwe be. Okay, namwe muratubwira ukuntu mubyumva wisanze muri iyo kese, wisanze muri icyo kibazo, ese wabyifata mute, wabigira inama mutubwire ukuntu muri bubyumve nyine muri comment. So rero filime yacu ishingiye kuri ibyo bintu, muzize mwirebe cyane, ni nziza, irimo abakinnyi beza basa neza bazi gukina, mudukunde turabakunda cyane, muturebe mudukunde twishimire kuko natwe turabakunda. Kandi ntabwo ari niyo gusa, hari n'izindi nyinshi zizaza zizikurikiye ko tumaze igihe kinini, Sosa amaze igihe kinini arimo kubategura ibintu byinshi birebire cyane kandi muzabyishimira. So rero mukore subscribe, mukore like, mukore comment, mukore share, kandi ibi nyine inkunga yanyu
ndayishimira kandi Imana ijye ibamugisha buri munsi. turabakunda cyane